Yesu ashimwe ninjye Aline Apuso ukuri nkunda. Mana ishimwe habe icyubahiro. Okay, message y'uyu munsi ni ukuvuga nti hashize iminsi mvuganye n'umuntu ku kintu cyerekeye ingaruka z'ibyaha. Hari imyumvire tugira cyangwa ibintu twibwira cyangwa ibyo batubeshye, Satani yatubeshye cyangwa abakozi Imana bayobye cyangwa batarasobanukirwa ibintu bimwe na bimwe. Baratubwira yuko Imana ikubabarira mbese byose bikagenda nta kibazo ugira ntaki. Ariko nagira ngo umunsi umbwire ko wibeshye. Nubwo wamenye Yesu cyangwa twamenye Yesu tugakora ibyaha tubizi neza, nagira ngo nkubwire yuko haba ingaruka z'icyaha. Nubwo Yesu yakubabarira ariko ingaruka zibaho. Ingaruka zibaho, hakaba hari ibintu ushobora kuba uri gucamo utakagombye gucamo, hakaba hari ibintu umunsi ubona bisa nk'ibyazahaze cyangwa bitameze neza, atari uko utasabye imbabazi Imana ikubarire, yakubariye, ariko ingaruka z'icyo cyaha zikaba. Gusoma ijambo ry'Imana ugahera mu itangiriro uzabona neza yuko twavuga n'histoire ya David niyo wena navuga ho iriho igihe yasambanaga n'umugore w'abandi. Murabizi neza ko babyaye agasaba Imana imbabazi, Imana imweretse ko yakoze ikosa, nubwo yayikoze mu bujiji n'iki, ariko yarazi ukuri. Noneho nyuma umwana warapfa, kandi murabizi neza ko hinjiye n'ikibazo mu rugo rwe. Komeje ugasoma histoire ya David n'abana be n'icyo uzabona ko icyo cyaha cyakomeje mu muryango. Nshatse kuvuga ikiri, nshatse kuvuga yuko tureke gukora ibyaha uko dushaka twumva ngo Imana iratubabarira ngo nta kibazo gihari. Ikibazo kirahari cyane kandi kirababaje. Ushobora kuba wibeshya cyangwa waribeshye ku Mana cyangwa waribeshye ku ijambo ry'Imana, ukaba uri umukristu ariko ukora ibyo ushaka uko ushatse ngo Imana yakubabarira, ariko ntabwo umenye yuko uri kwica ubuzima bwawe, uri kubaho ubuzima utakagombye kubaho, cyangwa ukaba urimo uraca mu bintu utagombye, ariko atari Imana yabikohereje, atari na Satani, ari wowe kubera guhitamo inzira itari Imana. Rero tumenye ubwenge, tumenye ko kuba twarakira agakiza ku buntu cyangwa Yesu atubabarira ntibivuga yuko tugomba kwitwara uko dushaka cyangwa dukora ibyo dushaka. Oya. Mu Baroma 8 bavuga ngo none se nubwo agakiza ari ubuntu, none twongere ducumure cyangwa twitwara uko bidushaka, ngo ntibikabeho. Ntabwo bishoboka, kuko wamenye Imana agakizwa, ngo ntabwo bakiri imbata y'icyaha, ntabwo bakiri imbata ya Satani, uba ufite imbaraga n'ubushobozi bwo kurwanya Satani. The word of God says mu Cyongereza ngo resist the devil and he shall flee, ngo turwanye Satani ngo azaduhunga. Haleluya. Ngo duhunga icyaha, ni twebwe tugomba guhunga, ni twe, kuko iki gihe ntabwo tuba tukiri impumyi, ntabwo tuba tukigenda uko dushatse, tuba twaramenye ukuri, tuzi Bibiliya, turasoma nuko tudashaka kuyisoma, tuzi ikibi cyo kizana, tuzi ko icyaha kizana urupfu. N'ubu baracyabivuga, n'abakijijwe barabitubwira. Bishatse kuvuga yuko suko uzi Yesu, suko usaba imbabazi uko ushatse, ukora icyaha uko ushatse, wumve yuko ibintu byose bizagenda uko ushatse, ko nta kibazo, nta ngaruka, uribeshya cyane. Ariko icyaha kigira ingaruka, niyo wasaba Imana imbabazi ikakubabarira ikurinda urupfu, ariko ingaruka z'icyaha zibaho. Hari ikintu kivuga ngo what you sow is what you reap. Icyo uhinze nicyo uzasarura, wabishaka utabishaka. Waba umukristo wakajana ariko nukora nabi uzi neza cyane kandi ko ari gukora nabi, ndakumenyesha ko bitazakurangira neza. Ushobora no kubabarirwa ugasaba imbabazi by'ukuri, vraiment you feel kumva ko wakoze nawe wagize nabi, ariko ingaruka z'icyaha zigumaho, ziraza. Hari n'igihe ushobora kubyara utakagombye kubyara, ugasanga umwana arakuruhije, ubuzima burakuruhije, ntufite ibiri ngombwa. Hari igihe ushobora kurongorwa cyangwa ukarongora umugore utari wawe, ugasanga mugize ibibazo ejo n'ejo bundi bize. Ibyo byose nishatse kubwira, hari ubuzima bwo kutangira kubamo cyangwa ibintu ubamo bikubaho bitakagombye kukubaho, butakagombye kubicamo, ahubwo ari ingaruka z'icyaha, ari ingaruka z'ibintu wakoze, ari ingaruka z'amahitamo atubaha Imana, ari amahitamo yawe. Warangiza rero kubera twebwe tumaze kuva mu kuri, twamaze kuyoba benshi, tukabyitirira Imana, ngo Imana niyo yatumye ngumera gutya, ngo Imana ngo niyo yancishije aha. Oya, Imana ntabwo izagucisha mu cyaha kugira ngo ikwiyereke, aho Imana izakuvanamo
ahubwo ugirirwe ubuntu icyo cyaha ikikuvane, ikikurindiremo, ntikikwice, kuko ubundi icyaha kigana mu rupfu. Amen. Ariko imbabazi z'Imana igira gutya ikakuturinda, ugasanga ituvanyemo, ariko ingaruka ziba zihari. Rero tureke gukomeza kwiyemera no kwibeshya, kandi si ukuvuga ko Imana itababarira, no, ahubwo wibuke yuko icyo ukora cyose gifite ingaruka. Hari ibintu ukora, tuvuga uri umugabo cyangwa uri umugore utaye urugo, uzi neza yuko nta mpamvu zo kubikora, uzi neza yuko Imana itari kumwe nawe, uragiye utangiye gusambana, cyangwa uwo wataye atangiye gusambana, ubwo se urambwira ngo nta ngaruka ziraza, urugo urarubura, umugisha urawubura, utangire urumva ko ni ibintu bizana ibintu bibi mu buzima bwawe. Niyo wasaba imbabazi ntabwo uzagarura ya myaka watakaje, ntuzagarura cya gihe ushaka kuba ugeze ahandi, ariko kubera ibintu wakoze n'amahitamo mabi urasubira inyuma. Nushaka wihe morale, nushaka wumva abakozi Imana yakubwira ibiki, nushaka ugire gute, ariko ndaje kukubwiza ukuri yuko ntabwo ukora icyaha ngo nikigire ingaruka. Kandi gukora icyaha ni ukugira nabi, ni ukugira ikintu uzi neza yuko kitagenda n'ubushake bw'Imana. Icyaha si ukwica gusa, icyaha si ukuba umutinganyi gusa, hari ukuntu twumva yuko hari ibintu dukora mu buzima uzi neza yuko Imana itari kumwe nawe kandi itabishaka. Ibyo bintu rero n'ibyo iyo ukoze ntuwihe morale uvuge ngo Imana kumwe nanjye ngo izarwandira, kuko twamaze gufata Imana nkaho ari intuza yacu, telekomande yacu, igendana n'ibitekerezo byacu, igendana n'amarangamutima yacu, igomba kutwumva. Naho ntabwo ari byo. Imana igenda ku ijambo ryayo kandi irihagazeho, kandi ni nacyo kiducira urubanza. Buriya ni ijambo yavuze rero iyo utarigendeyeho cyangwa bigenda uko ushaka, bifite ingaruka yabyo nyine. Buriya kenshi, uretse n'ukuri sina kenshi, Imana itubuza kugira nabi, Imana itubuza kugira nabi, gukora icyaha, gukora ibidakwiriye, kutagenda mu nzira zayo. Ibituma iraturinda izo ngaruka z'icyaha, ibituma iraturinda ubwo buzima. Ushobora gusanga umunsi umuntu arimo mu buzima atakagombye kugira, kubera izo mpitamo mbi, kandi ari umukristo, ariko ari umukristo udakijijwe byiza, utubaha Imana, cyangwa ngo agendere ku mahame y'Imana, ahubwo agira inzira ziwe agaca mu byo ashaka. Ko umuntu arimo araca mu buzima bwa struggle bwo kuruha, atari ibigeragezo byaje kuri we, ahubwo ari ibintu yishyizeho kubera ingaruka zo kutumvira ijambo ry'Imana no kutagendera mu nzira z'Imana. Rero tuba abakristo bazi ubwenge, tuba abakristo bubaha Imana kandi bagendera mu nzira z'Imana uko ziri kose. Kandi inzira z'Imana ntigomba kuba yoroshye, cyangwa inzira z'Imana igiye gusaba kwihangana, kurindira igihe cy'Imana. Haleluya. Ejo indi video nzakora yerekeye ni kuvuga ngo kuba uhagaze uri mu bushake bw'Imana. Ni gute umenya ko uhagaze mu bushake bw'Imana? Hari ukuntu no mu isi tuvuga ngo ndi mu bushake bw'Imana ariko utari mu bushake bw'Imana. Ibyo simbivugaho uyu munsi, nzavuga kuri video ikurikiraho, ariko uyu munsi mbakangurire mbabwire ngo tureke gucumura, tureke gukora ibyaha uko dushaka, kubera hari impamvu runaka, cyangwa se ngo Imana irababarira, izambabarira. Wumve yuko nta kibazo uzagira, mubwije ukuri yuko uzagira ingaruka z'icyo cyaha. Icyo tubibye nicyo tuzasoroma. Imana ishaka kukubarira ikakurinda urupfu, ariko ingaruka z'icyaha ziraza zigafata imizi, kereka ugize ubuntu bw'Imana ikakurinda. Ariko ntukomeza gukora icyaha wumva ko nta kibazo gihari ngo Imana irambabara n'iki. No, dukizwe by'ukuri, tumenye ijambo ry'ukuri, kandi twirinde Yesu agiye kugaruka.